Isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Umunsi umwe saa 9 aricyo gihe cy'isengesho rusange, Petero na Yohani bazamuka bajya mu ngoro y'Imana. Hakaba umuntu wavutse ari ikirema, buri munsi bakamuzana imbere y'umuryango w'ingoro witwa uburanga kugira ngo asabe imfashanyo abinjira mu ngoro bose. Ngo abone Petero na Yohani bagiye kwinjira mu ngoro abasaba imfashanyo. Nuko Petero ari hamwe na Yohani aramwitegereza maze aramubwira ati ngaho turebe. Uwo muntu agumya kubahanga amaso kuko yari ategereje ko hari icyo bari bumuhe. Petero aramubwira atari zahabu ari feza ntabyo mfite, ariko icyo mfite ndakiguhaye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Nuko amufata ikiganza cy'iburyo aramuhagurutsa. Ako kanya ibirenge bye n'utugombambari birakomera, arabaduka, arahagarara, aratambuka, yinjirana nabo mu ngoro, agenda asimbuka kandi asingiza Imana. Nuko rubanda rwose ngo bamubona agenda kandi asingiza Imana baramumenya. Koko yari wa wundi wajyaga asabiriza yicaye imbere y'umuryango w'uburanga w'ingoro. Nuko abantu barumirwa batangazwa n'ibimubayeho. Iryo ni ijambo ry'Imana.